Nitwa Dushimana Olive nkaba ndi umuvandimwe wa Musenza Josiane. Urabibona turishimye turanezerewe. Josiane tumufata nk'umugisha mu muryango. Urabona nawe ukuntu abantu bamugaragarije urukundo abanyarwanda bamugaragaje mu gihe gitoya, ndatekereza ntago wapfa kubyumva. Ni umugisha uko babukunda, ndatekereza niba akunze Josiane n'umuryango barawukunda. Numva ko Josiane yatubereye umugisha mu muryango. Ibyo mvuga ko yagejeje ntago ari byo. Nyine urabona iyo umuntu hari ikintu gikorwa cyabayeho buri wese afite uko abyumva. Buri wese rero afite imyumvire ye, hari abavuga ngo byagenze gutya, hari abavuga ngo byagenze gutya, ariko buriya haba hari impamvu. Nta kintu kipfa kuba gusa nta mpamvu. Icyambabaje cya mbere ni ukumva inkuru ye ajya i Rubavu. Narayirebye emosiyo ziranyisha ndarira. Nta kindi nyuma yaho nabonaga byose ari byiza nta kibazo. Guys, mbere yo gukomeza reka tubanze twamamaza umuterankunga mukuru w'ibiganiro byose tubagezaho. Nta wundi rero ni Monaco Cafe. Monaco Cafe ni restaurant igezweho hano mu mujyi wa Kigali, igufitiye pizza, chips, burger n'ibindi byose ujya wifuza kurya wasohotse. Igufitiye kandi ibinyobwa by'ubwoko bwose.